turasenze kugira ngo wasire sekirite aha hantu, tube mu mutekano w'ijuru, ineza y'Imana ibane natwe. Turasenze ngo kubaho kwawe kube muri iri teraniro, ubuntu bw'Imana nibutuzeho, ubuntu bw'Imana nibutuzeho, ubuntu bw'Imana nibutuzeho. Waravuze ngo abantu nibaterana mu izina ryawe uzaba uri hagati muri bo, ntaco byatumarira guterana udahari. Ndabizi ko mu mitima yacu harimo ibintu byinshi, bamwe bafite ingo zibagoye, abandi ntibazi igikwiye gukurikiraho. Mwami Yesu Kristo, ndasenze kugira ngo ibyo bintu byose bitsindwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubere igisubizo, ijambo ry'Imana ribe umuti, ijambo ry'Imana ryomore, ijambo ry'Imana rireme ubuzima, ijambo ry'Imana rishireho ibitari biriho, ijambo ry'Imana rikora ikintu gisha mu mitima y'abantu bawe. Reka ineza yawe ibane natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Katwakire pasiteri na mama pasiteri. Umwaka mwiza. Nishimiye kuba hano muri iki gitondo, mpagarariye abagabo bagenzi banjye bantumye. Ndi kumwe na pasiteri Eric, uriya muvandimwe. Ubwo birumvikana turi abagabo batatu, n'uri uri hagati pasiteri Desire avuye hano, nanjye na pasiteri Eric. Duhagarariye abagabo benshi, bishoboke ko harimo n'abagabo banyu badutumye ngo tuzaze nabo tubabwire kuri iki ngiki kivuga ngo niki abagore bakorera abagabo babo bakaba mu rugo batishimye. Ubu ni uburyo bwiza Imana yagiye ikoresha kutubonera umwanya wo kuganira. Mwakoze kuza, Imana ibaho umugisha. Pasiteri yabivuze, nitwa Pasiteri Senga, ndi umupasiteri muri Eglise Vivante hariya ku Kimihurura. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri, maze hafi imyaka 8 n'amezi make arenze nubatse urugo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nicyo gishimishije. Ko maze imyaka cyakora atani myinshi 20 hafi n'umwe, numva nkijijwe neza, numva nkijijwe. Muri 98 tariki 25 z'ukwa 9 hari saa 9 z'ijoro muri 98 nibwo nakiriye Yesu mu mutima wanjye. Ntabwo mvuga igihe nasengaga, hari igihe mbivuga abo twaririmbanaga kera batse cyagiye ntabwo wari ukijijwe. Ndavuga igihe nabihitiyemo, igihe numvaga Yesu nzi icyo nkoze mu mutima wanjye. Tumaranye iyo myaka yose, namuhemukiye bitagira izina, ariko yambabariye iteka, niyo mpamvu mukunda. Naramukoshereje ku buryo niyo mbyibutse ngiye numva bindemereye, ariko nakwibuka we ngasanga ntibimuremereye. Twabanye muri urwo rugendo, rimwe namwitiriye amakosa yanjye, ubundi mwitirira kutihangana kwanjye, mwitirira ubuswa bwanjye, ariko we yakomeje kuba kwizerwa. Nicyo mukundira kuruta ibindi. Yesu nuwo kwiringirwa. Inshuti zanjye, dukunda kuvuga ngo urugo, ariko kimwe reka n'ubundi tugiye kwiga niba icyo abagore bakorera abagabo babo bakaba mu rugo batishimye, nk'uko namwe mwadutumye ngo tujye kubabwira ngo ni dore ibyo bakora mukabaho mutishimye. Ni mubizi bizi neza, kandi ntabwo ufite ubwo bwoba ngiye gutakaza abakunzi benshi ariko nta kundi byagenda. Yaba ari mu Burayi, ari muri Amerika, yewe nibwo bwa mbere nabonye abantu bampamagara b'abahanzi. Rwose komeza utubwirire abagabo, wagira ngo nibo badashobotse. None uyu munsi ndaje mbabwirira abagore nabo twese turebe ko ingo zacu zaba nziza, sibyo? Ntabwo tugiye kubacira urubanza, ntabwo tugiye kubabwira ko mudashobotse, oya. Ahubwo tugiye kubabwira uko imitima yacu imeze, uko abagabo biyumva, uko abagabo bifuza ko namwe mwababera beza. Mutubabarire, turakomeza tuvuge muri rusange. Ntabwo batubwiye ngo muzatubwirire Mukayuhi, oya. Ntabwo batubwiye ngo muzatubwirire Francine, oya. Ibi tugiye kuvuga ni muri rusange. Icyo wumva udakora ntuzagikore, uzirinde ntikikakubeho. Icyo wumvaga ukora utaruzi ko ari ikosa, biba byiza. Niyo mpamvu twicara ngo twige ugikosore. Yego, bavuga ko umudayimoni mubi ku isi kurenza abandi, umuntu uzacirwaho iteka kurenza abandi n'uyu wenyine, ni mudakurwa ku ijambo. Bibiliya ivuga ngo ameze nk'uramye ibigirwamana bya Terafimu. Kudakurwa ku ijambo, kudahinduka, kumvisha abantu ko ari ukuteye, ari ukumeze, niko wavutse, burya niko gupfa nabi, niko gupfa uhagaze, niko kunanirwa urugo. Naho ubundi nta mutagatifu hari. Njyewe Senga uri kubabwira ibi byo bimwe nigishaga, nta makosa yanjye nagiye nkosora, amwe ntaranashobora no gukosora, ariko nifuza guhora nkosora. Ibi ngiye kuvuga
nawe ndagira ngo wishyire ku gipimo. yewe hari n'ibyo ntabasha no kuvuga, ariko ibyiza burya ubu Kristo cyangwa kuba umuntu mwiza ni ukuvuga ngo ibi ni ikosa nubwo byananiye nabyo ubwabyo, at least ukageraho ukavuga ati ibi ndabikora, byananiye kubireka ariko ni bibi, bibabaza mugenzi wanjye. Yego, ntujye impaka. Urabona biteye isoni, biteye n'ipfunwe kujya impaka n'agahinda kanjye, ntabwo ari byo. Wijya impaka n'umubabaro wanjye. Niba nkubwira ko ibyo ukora bimbabaza, wivuga ngo wabazwa n'ubusa. Hari ubusa wabaza umuntu buriya ntibubaho. Ndababaye nyine. Nubwo umubabaro wanjye wowe wawise basi ubusa, ujye wibuka ngo mugani wa Ndimbatati, hari inzoka ndwaye yitwa inywagikoma. Nibura ite ko hari umubabaro wanjye udafite agaciro ariko umubabaro, kandi umubabaro wose urababaza. Siko bimeze. Niyo mpamvu twahagurutse shimira Desire natwe dufatanije mu gakiza ko dufite twatangiye igikorwa cyiza. Ubwo rero mukwiye kudushimira nibura. Ejo bundi nari muri prayer breakfast, haguruka umudamu avuga n'umubabaro kandi wumvikanaga ati kuki badahugura abagabo ntibigisha abagabo. Nkumva namubwira nturatubeshyera, ahubwo uzajye ku gakiza urebe abagabo tumaze igihe kinini tubigisha. Si uko twebwe ari twe tuba expert, oya twiga. Ahubwo iyo tuvuze kwigisha ntibigafatwe nk'aho twebwe turi abantu baminuje babonye certificate yo gutsinda hanyuma twagiye kwigisha abadashoboye. Oya, ahubwo dusangira ubuzima, dusangira ubwenge, dusangira ubumenyi ngo turebe ko ingo zacu zaba nziza. Amen, amen. Uyu munsi rero tugiye kuvuga iby'abagore bakora bikababaza abagabo babo. Munyemere dusome mu gitabo cy'Imigani. Imigani, agira udusomera Imigani. Ufite Bibiliya nawe kandi abizi ko mwayizanye, turazigira no muri telefone. Imigani ibice 14 umurongo wa mbere. Ibindi byanditswe byinshi ndabivuga. Hanyuma tunasome n'Abefeso 5 umurongo wa 22 kugera ku murongo wa 24. Imigani, agira umudamu mu dusomera. Imigani ibice 14 umurongo wa mbere. Yego, 14 umurongo wa mbere. Ubwararusenya. Yego. Abefeso ibice 5 umurongo wa 22 kugera ku murongo wa 24. Amen. Imana ibaha umugisha. Mu mwaka wa 2014 nigeze kuba ndi Bujumbura, twagiye mu mahugurwa, twahuye n'umukozi w'Imana witwa Myles Monroe. Mu mwaka wa 2015 numva niba ntibeshye cyangwa na 14 nyine, oya ni 2014, yitabye Imana azize impanuka y'indege. Ubwo nagendaga mu mahugurwa yatwigishaga ibintu bibiri by'ingenzi. Yigishaga kuri leadership, imiyoborere, akanigisha n'ibijyanye no kubaka urugo. Hari ikintu yavuze uwo munsi we n'umudamu we batwigisha aho twari turi, ngitekerezaho ngihindura icyanjye kandi gihindura uko narebaga urugo. Yaravuze ngo urugo ntabwo rwubakwa n'urukundo, urugo ntabwo rwubakwa n'amarangamutima, urugo ntirwubakwa n'ikindi kintu. Yaravuze ngo urugo rwubakwa n'ubwenge. Bwari ubwa mbere mbonye iyo version nshya mu buzima bwanjye. Atanga ingero, aravuga ngo impamvu abantu basenya nuko intérêt, inyungu z'urugo ziba zabaye nto kuruta inyungu zindi. Urugero, murabizi abafite akazi hari ubwo mukorana no mu boss mubi, ariko nta muntu wari wivumbura ngo avuge ngo ngiye mbivuyemo ko boss wanjye ari mubi. Ahubwo bamwe bagwa mu makosa yo guca inyuma n'ababo bashakanye kugira ngo batababaza aba boss bakabirukana. Ni ukuvuga ngo inyungu z'akazi ziragenda zigasumba inyungu z'umubiri wawe, ukavuga ngo nta kaje amafaranga nabaho nte, ukemera no guhemuka ariko atari byo wagambiriraga. Hari abantu mu kazi batajya bagira bavugana, bavuga ngo abantu ndabazi, abakozi ndabazi, abanyarwanda ndabazi, akaba hatagira uwavugana nawe. Ntawe ushobora kumuzanira icyayi ngo akinywe, ntawe wamuha ku mandazi ngo basangire. Bose yabise babi n'abarozi, yenda ni babi cyangwa niwe mubi simbizi, ariko ntawe uratakaza akazi kubera ko abakozi bakorana ari babi, kubera ko inyungu z'akazi ziruta inyungu z'amarangamutima yawe, bigatuma uhitamo kugira ukubaho ariko ntusenye. Aravuga rero ngo impamvu abantu basenya nuko inyungu z'urugo baba bazigize ntoya kuruta inyungu z'amarangamutima yawe. Yego, uwo ni Myles Monroe. Yatanze n'izindi ngero nyinshi. Kuva uwo munsi rero natangiye kwigira ijambo ryitwa ubwenge.
natangajwe n'ikintu kimwe. Bibiliya yerekana byeruye yuko yaba umugore yaba umugabo twese dukeneye ubwenge kugira ngo ingo zacu zibashe kurama no gusustaininga. Turi kujyana. Ubwenge ni ishingiro, ubwenge ni inkingi ntayegayezwa, ni inkingi itagomba kwibagirana mu kugira ngo urugo rwacu rube rwabaho, rube rwakomera, rube rwashobora guhangana n'imiraba n'imiyaga y'iyi si. Yesu yaciye umugani aravuga ngo uwumva aya magambo yanjye akayakomeza ndabereka uko ameze, ngo ameze n'umuntu wagiye kubaka inzu ye akayubaka hehe? Ku rutare. Ngo imiraba izaza, imivu izatemba byikubite kuri iyo nzu, ariko nta kizaba kuko yubatse hehe? Ku rutare. Ariko ndabereka umupfapfa we yagiye kubaka yita ku bigaragara. Iyo urebeye inyuma inzu zose zimeze kimwe, ariko yibagirwa fondation. Challenge dore aho bitandukaniye aya mazu yombi, ni mu miraba, ni mu miyaga, ni mu bizago, ni mu makuba. Niyo wasenga cyane, niyo wakizwa cyane. Erega wowe wakizwa na mugenzi wawe yakizwa, ariko Satani we ntazakizwa. Isoko y'ibibazo mu ngo zacu hari ubwo bidakomoka no kuri twe, bigakomoka ku mubi. Kandi wibuke ni twebwe cano, ni twebwe nzira yo kugusha bagenzi bacu. Iyo atabaye wowe abo mwashakanye, iyo atabaye wowe mwashakanye aba bana, iyo atabaye abana abaho mwashatse, iyo atabaye wowe mwashatse abo muturanye, iyo mutabaye muturanye itorero rusengeramo, iyo bitabaye itorero rusengeramo bihinduka ni ibibazo. Isi nuko iteye nshuti yanjye. Ahubwo icyo twakagombye kwitaho si uguhora duhanze amaso imiraba n'imiyaga n'ibitubaho, kuko byo bizaza wabishaka utabishaka. Yewe nibidaturuka mu ngeso bizaturuka mu bukene, nibidaturuka mu bukene bizaturuka mu burwayi, bizaza. Ibyo byose rero aho twakagombye gushyira imbaraga, ese twubakiye urugo rwacu hehe? Twashize fondation hehe? Niyo mpamvu ntabwo fondation tuyishyira mu bitabo, ntabwo tuyishyira ni mu bwenge bw'Imana, ni mu bwenge bukomoka mu ijambo ry'Imana. Amen. Salomo umuhanga niwe wari ukwiye kwandika aya magambo. Umuntu warongoye abagore 1,000. Uratekereza? Yaraza abirabura n'abazungu, yaraza abarebare n'abagufi, yaraza ab'imico itandukanye. Arareba abagore bose, yari afite ubutunzi, yabanye nabo, yaryamanye nabo. Aravuga ati dore icyo nabonye. Burya urugo, umugore w'ubwenge yubaka urugo rwe, atari ku umupfapfa ararwisenyera n'aye maboko. Umupfu urugo rwararusenya n'ayo maboko. Mwese hano ndabizi mwebwe muri abanyabwenge, ariko reka twivugire, ntabwo murabona abagore b'abapfapfa mwebwe. Mumubwize ukuri nk'abakristo, ntimurababona mwebwe. Wareba uko avuga, wareba uko yambaye, wareba uko aganiriza umugabo, wareba uko avugisha abana, wareba uko yicaye naho yicaye, ntabwo mwababonye. Niyo mpamvu rero ubwenge nibwo bwubaka urugo, ubwenge bwubaka urugo. Amen. Umugore uzi ubwenge, umuntu uzi ubwenge, n'ibyamunaniye abasha kubana nabyo. Amen. Amen. Ndagira ngo uyu munsi twirebeho, tugiye kwigaho, tugiye kwigarukaho, turebe icyatuma ingo zacu ziba nzima. Pawulo yandikiye amatorero yose abihurizaho na Petero. Iyo yahuguraga ingo hari ibintu bibiri we yavuze, ntigeze avuga ibindi. Yaravuze ati bagore mugandukira abagabo banyu kuko ari byo Imana ibashakaho. Aravuga ati mubikore kandi icyitegererezo atari kwa so wanyu, icyitegererezo atari marene, icyitegererezo atari za nyigisho wabonye muri bridal shower, mwumve neza. Icyitegererezo si uko nyuko yashatse, icyitegererezo ni uko itorero ryubaha Kristo. Hanyuma burya twebwe baranaduhaye kuruta mwe, baratubwira ngo natwe tubakunde ngo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Hari umuvandimwe yaje arambwira ati ariko Yesu yaratuboneye, ni umugabo yarakabije vraiment, ntiyashizemo n'akantu. Ati wowe senga uyobewe ukuntu itorero ryananiye Yesu? Urabiyobewe se? Itorero ryananiye Yesu? Ati ariko se Yesu yari yananirwa na rimwe kudukunda? Ati reba rero twebwe icyo Imana yadusabye ngo tumere nka Yesu, hanyuma abagore bamere nk'itorero. Ati niyo mpamvu bananiranye kuri we. Uranyumva? Kuri we. Ati kuko badusabye ibirenze. Ati naho bundi sirabiwe ko nge nawe twananiye Yesu. Hatumye n'abagore Imana bahaye uburenganzira. Oya, itorero Yesu yavugaga ni itorero riri ideal,
ni itorero rizi agaciro ko kuba. Itorero ntabwo ari idini, itorero tuvuga ni umugeni wande wa Kristo, ni uwo wejejwe, ni uwo witunganije, ni uwo umwumvira muri byose. Amen. Umva rero, uyu munsi tugiye kuganira ibintu bitanu. Abagore si byo byonyine, ariko nibyo nabonye bikomeye. Abagore mukora, abagabo niyo batasenye bakabaho babihoreye ariko batishimye. Ikindi nagira mbabwire ko noneho bitavuye mu bwenge n'ubushishozi bwanjye, ibyinshi nibyo bantumye. Ibyo mbabwira ni ukuri, simbabeshyera. Dufite urubuga tubaho, baricaye turabati ni mudutume rero. Murabizi ko mwatubwiye ni mudutume, harya tuzababwirira iki abagore ibyo bakora bikababangamira. Nibwo bwa mbere nabonye urubuga rwandika. Murabizi burya nuko mutaba ku mbuga z'abagabo. Imbuga z'abagabo ushobora gusanga baheruka kwandika muri 2019, ariko baranditse barandika n'ubu ngira ngo baracyandika. None rero kuko tutavuga ibyo byose banditse, twarebeye bitanu nibura. Ngewe na Pastor Eric ndamuha umwanya nawe aze kugira icyo yongeraho, ariko ngewe narebye bitanu. Imana ihimbazwe, ibi si ibyanjye, ni iby'abagabo banyu. Ntundebe ntundakarira, ahubwo ni iby'abagabo banyu. Ariko nanjye kuko nanjye bien sûr ndi umugabo, nashizeho ibyanjye. Nashizeho nanjye ibyanjye. Icyambere rero nshuti yanjye, abagabo banyu babangamiwe, baremerewe n'uburyo mutabubaha. Biratangaje. Abagabo benshi ibyo banditse, ibyo bavuze n'uburyo mutabubaha. Naratangaye. Bavandimwe, gukura ni byiza kandi gukura ni bibi. Ndashimira Imana yuko mu mibanire yanjye na Yesu ijambo rigenda ribukuri mu buzima bwanjye, noneho nkaribona. Ntabwo najyaga nibaza ko bigoye umugore kubaha umugabo we. Ntabwo nari nzi ko bigoye, kubera ko urabona mwebwe abagore nimbivuga ngo ariko se ubu harabatanga ikibazo ati wa mugabo sine gute ntamwubaha. Ndaza kukubwira impamvu. Muzi ko kubaha buriya ari ukuzanira umugore kambambi, umugabo kambambiri atashye. Urumva byabana ngo ukamukuramo inkweto, ukamushyira amazi muri douche, ukamukora breakfast, ukamuterera imyenda, ukanasasa, mbega reka mbyoroshye ukamukorera. Iyo ni service, ntabwo ari ukubaha. Wikwitiranya ibintu. Urimo wahisemo kumuha service, ariko ntabwo ari ukubaha. Reka nkubwire, ntiwibaze ko ndabizi imitekerereze niyo mwari mufite mukiri abakobwa, yuko uzita ku mugabo wawe akagenda asa neza, yambaye agashati keza nk'aka kanjye, akaba ari umugabo nyine smart mu bandi bagabo, ukamukorera ntacyo ntazakora. Ntabwo ari uko kubaha. Uko ni ugukorera umugabo wawe, kandi nabyo ni byiza, ntukabireke. Yego, kandi ibyo byoroha iteka ryose iyo ibintu bimeze neza mu rugo. Urabizi nawe, iyo mwavuganye neza, iyo yagusherishize, uri sherishushu hani, biroroshye kumukorera. Biroroshye, ni ibintu bitemba. Kubaha biza ryari? Kubaha biza mu gihe icyambere imitekerereze yanyu yombi idahuye. Ndaguha urugero. Ngewe ndi umugabo wo kubihamya, nabihamya. Impamvu ni yicyo, muri iyi minsi nakiriye abagore benshi mu biro, mbatega amatwi igihe kitari munsi y'isaha imwe. Mbabwije ukuri, igihe kitari munsi y'isaha imwe nabonye umwanzuro umwe. Abagore benshi muri kamere yabo ntibava ku izima. Umugore iyo yishizemo ikintu aruhuka kibaye. Ndaguha urugero. Uzarebe iyo mutavugana rumwe, mudavuje, hari ibintu mutavugaho rumwe n'umugabo. Wibuke badusaba kumvira nk'uko twumvira Yesu. Ubundi uzi ukuntu twumvira Yesu? Jésus, je te comprends pas mais je te fais confiance. Urumva ukuntu tumwumvira? Iravuga ngo simbyumva ariko ngufitiye icyizere. Si uko twumvira Yesu se? Yego, ngufitiye icyizere mu byo unyuzamo byose. Uzarebe rero iyo mwumvikana kugura ikibanza, iyo muri kumvikana ku bana bari mu rugo, ndavuga mutabyaye, uzarebe iyo muri kumvikana mu mikoreshereze y'amafaranga, n'iryari nubwo mudahuje imitekerereze, umubwira ati nyakubahwa mutware, ni we mutware, reka ibyawe bijye mbere, yenda tuzabivugaho nyuma. N'iryari? Icyo nicyo gihe bita kumvira rero. Kumvira si ukuzana kambambiri.
oya kumvira ni igihe mu bitekerereze yanyu, mu gihe icyo nicyo cya mbere mpisemo, igihe mutavugaho rumwe, ibintu mutavugaho rumwe. Kandi mwebwe mwumvira cyane ko muremye, ntabwo ari ikosa ryanyu. Ibintu byanyu ntibiri mu bitekerereze gusa, biri muri intuition, biri muri presentiment. Murambabarira nyine nize mu gifaransa. Ibyo mwiyumva imbaraga zanyu ziraho cyane kuruta muri raisonnement. Ngewe nabyiyumvagamo. Nyamara chérie, ngewe burya nabonaga ntaza kubigeraho uburyo noneho muri iyo process yitwa kutumvira bivuye mu kutavuga rumwe, uburyo bivaho bigahereza ikindi kigaha ikindi, umugabo ugasanga yarapfuye byavuye ku kantu gato. By'amahirwe ntimwihuta, yego ntimwaje ngo tuganire se, nanjye mureke mbivuge buhoro buhoro. Yego dore rero mwarimo mwumvikana kugura ikibanza, ariko kiriya kibanza ntabwo ari cyo, kiriya ni urugero ntanze, ariko agahitamo abagabo nyine urabizi, tureba ibintu binini, ntiduhuza, tureba amamodoka, tureba amazu n'ibindi nk'ibyo, ntamwe mukareba utuntu duto. Ariko kiriya kibanza ngewe munatari cyo, mukadiskita mukakomeza none ukavuga ati kasi kagenda yagura ikigendo kigura, nyine ni ukubura ukugira, urumva. Hanyuma reka cya kibanza kigure rero, namara kukigura wowe bizemo ikibazo, kuko mu isi nta bintu bitungana 100%. Hahita habyuka umwuka wa Zereshi. Umwuka wa Zereshi murahuzi? Zereshi yari umugore wa Namani Kameme Esteri we muramuzi, Esteri muramuzi. Muri Bukamani washaka kubamba Mordekai, burya umugore we ni wari mubi kuruta Hamani, kuko yatahaga mu rugo akamubwira ati mutkurane njya, hari umuntu umusuzugura yitwa Mordekai, niwe utampfukamira. Umugore ati none se genda ahubwo bazi igiti umubambi. Uranyumva? Agakomeza inspiration zavaga kwa Zereshi. Reka rero azatahe, umugabo yabaye nk'agakoko avuga ati karabaye, bazamuye Mordekai. Zereshi aravuga ati bagize gute? Bazamuye Mordekai. Atubwo ari umuyuda urapfuye. Wibuke niwe wamuhaga inspiration y'ibyo byakora. Hanyuma iyo byanze, Zereshi aragaruka avuga ati n'ubundi regane nari narakubwiye, nta kintu kibabaza umugabo nk'iyo abonye byanze wowe ukamubwira ngo nawundi nari narakubwiye. Badutumye nimwumve rero, nari narakubwiye, nari narabibonye, nabyiyumvaga. Uwo ni umwuka wa Zereshi. Bagore bagenzi banjye nimureke ibyo bintu, kuko twese aho tuva tukagera, iyo twananiwe, iyo twatsinzwe, ntituba dukeneye utwibutsa ibyaha, tuba dukeneye udufata amaboko. Yego, kandi umuntu wa mbere wagukomeza ugakomera ni umugore wawe. Ntabwo ari ukumubwira ngo nari narakubwiye, nari narabibonye, rega njye narabibonaga. Uwo mwuka si wo. Yego nkunda gutanga urugero, kandi uru ni urugero ruzwi. Iyo umugabo agura ikibanza gihanamye nk'iki, haba ari ikibanza cy'umugabo. Kiriya kibanza cyawe se buriya ubona hari ikintu kizavamo? Agatangira akagisiza, ndabona cya kibanza cyawe gitangiye kugira ishusho da. Agatangira kubaka, ariko iyi nzu ubona ariko muzi kwihanika kwe, iyi nzu uzayirangiza. Ndabona inzu ntazi. Reka inzu rero zatangire kugira shepu. Uko inzu yacu yatangiye kubiba nziza chérie, none ntabwo ikiriye ni yacu. Iyo yuzuye rero, ngiye nanga umuntu nyanduriza inzu ntibikiri y'umugabo, iba yabaye yawe. Ni ibisanzwe. None se nitugura intebe mu kanya batangiye kuvuga ngo waje uzisanga mu rugo, warangiza ngo ngiyewe mwatangiye kunyicira intebe, ubwira abakozi nta nubwo ari nizacu nizawe, kandi koko nizawe. Rero nibibazo nabyo ni mu bisangire. Niba mwaguze n'ikibanza kigapfa, cyangwa se imodoka ikananirana, baramuhangitse, yayiguze miliyoni 7, afashe ideni, agiye yizera umuntu kuko ntabwo yakoze mu Kagera ngo amenye imodoka nzima, niba ipfuye wijye hariya ngo ariko nari narakubwiye n'umwuka wa Zereshi. Niyo mpamvu rero mugombe kuwirinda abagore bagenzi banjye, ntibiryohera abagabo. Yego kuganduka no muri mugoye inshuti zanjye, uzabirebere no kuri Yesu. Muzabirebere no kuri Yesu. Tugomba kumugandukira tudashizemo. Simvuze ngo umugabo ntabwo akwiye kugirwa inama, ntabwo ari cyo ndi kuvuga. Oya. Ariko nibiba ngombwa ko tugeraho tutabona ibintu kimwe, none ninde ugomba kugira inda ya bukuru? Ni wowe cyangwa niwe? Niwe wakagombye kugira inda ya bukuru. Niba twemeranya ku ijambo ry'Imana kubwo kubaha,
siko bimeze. Hanyuma niba rero akoze ibintu ntibigende, wimucira urubanza, wimuhebza, oya. Ikindi navuze ngo abadamu ntimuva kwizima. Mbabwiza ukuri, wirondore wowe urebe, ntimuva kwizima. Mbaho urugero rumwe. Reba mu rugo iwanyu, ibi mvuga ndabizi, nababwiye ko nateze amatwi benshi, ni ingero zimwe na zimwe nagiye nkuramo cyangwa nagiye numva. Niba hari umuntu uba mu rugo, yenda ni mwene wabo w'umugabo, yenda ni mubyara, ni mwene wabo, urabizi ko muri Afrika ntabwo tuba mu ngo zacu nk'umugabo n'umugore gusa. Hanyuma bikaba ngombwa ko wa muntu ava mu rugo, wo kumva arababangamiye kandi koko bigaragara. Muri kamere yanyu ntimuruhuka uwo muntu atagiye. Muhoza umugabo ku nkeke kugeza igihe uwo muntu azagenda. Mujya kuryama, mwaba mugiye gukora amateraniro murayazi, ukamubwira ko utameze neza, urwaye umutwe. Kubera iki? Ngiye uriya mwana ntabwo amerera neza. Kandi yenda mwarabiganiriyeho, arakubwira ati ko ntabwo ari igihe cyo kugenda, ntabwo nabikora gutya. Mwebwe rero nimuruhuka, mwumva bigomba kugenda uko mubishaka. Banza rero mpamvu abafaransa baciye umugani ngo c'est que femme veut Dieu le veut. Mbega mwishiramo ko ubushake bwanyu ari nk'ubw'Imana. Niba hari ikintu kibi rero, ni ukutava kwizima, ni ukutareka ibintu. Umudamu yashatse kugura imyenda, hari uwo nzi yashwanye, ni inkuru nanjye numvise sinamubonye, ariko nemvanye mu pasiteri mugenzi wanjye. Umugabo yabwiye umugore we, barabasanzwe barabakira atarabakene, yatumye ibintu Dubai. Hanyuma bya bintu yatumye Dubai bitinda kuza, umugore amubwira ko ashaka kujya muri salon, agomba kujya gukora inzara n'imisatsi n'iki. None umugabo amubwira ati humura, ihangane gato chérie, ibintu bigiye kuza, imari igiye kuza. Yarasigaranye 30,000 gusa. Arabimuhereza ati uhahishe ibintu bize vraiment mu gihe gito, nta kibazo, ibibazo bya salo. Umugore ahita yajyana muri salo, umugabo aje aramukubita. Ubwo bari bagiye kwa pasiteri nyine, bagiye kwirega ati naramukubise kabisa. Wamuhoye ikise? Aramubwira. Iyo mwishizemo ikintu ni gake mujya muruhuka kitabaye. Ntawuzi se ajya avuga ngo nanjye natubonye kuri WhatsApp no kuri Twitter ngo Nyagasani Imana yanjye ngo uzambabarire ngo bya bintu natumye hanze byose bizaze umugabo wanjye adahari. Kubera ko nawe arabizi neza ko yakoresheje imari irenze. Iyo wishizemo agatopu mu mujyi ugomba kukabona atupri. Si bibi, ariko ndagusabize ni mwige kuva kwizima mu byo mwishizemo mu mitwe. Hari niyo waba wumva ko ari byiza, ntabwo byose bigomba kugenda nkuko mubishaka. Yego, Imana ishimwe. Dore nkwerekerero, urushije undi kubaha, urushije abandi kubaha, urushije abandi kwihangana, bati yego sheri ubikore, ariko mubahoza ku nkeke mubibibutsa. Ngiye narakubwiye ko nshaka kubigenda gutya, ngiye narakubwiye ko nshaka kubigenda gutya, ariko nakubwiye ko ibi bintu ngiye ntabikunda. Ugahora ubigarura, umwaka urashize uracyabigarura. Urabizi ko utuma umugabo wawe amera yiyumva nka Samson. Uwo mwuka ni uwa Delila yinginze umugabo w'inshuro ndwi kugira ngo amugushe mu mutego. Niba umugabo yakubwiye ko ibintu atabyemera, ntugire ngo buriya nanakubwira ngo yego ni yego, no sugira ngo ubwenge bwe bwahindutse. Arakuretse ngo usanga amahoro atahe, ariko suko yemeye. Kuko none se mujya guterana, ndavuga amateraniro mu cyumba, ukabigarura, mwajya ku meza ukabigarura, ukareba mu map opportun wa mwanya mamunezerewe, wo ukagadonyamo, ukavanga amaranga mutima kugira ngo yemere bya bintu, akwemerere wirukane wa mwana, akwemerere ukore bya bindi. Nanakureka na amahoro ahinde, ariko ntiyishimye. Kandi nagarura umutima ko ibyo bintu niwe muyobozi yabyemeye atabishaka, azongera yumva amerewe nabi, uzamujya kure. Kuko niko dukunda twe, nibigomba kutwubaha, azumva atangiye kuba atakwishimiye. Kubaha rero witekereza kumuzanira petit déjeuner mu cyumba. Reba iyo mutavuga rumwe, ariko reba ibintu mutabibona kimwe. Reba iyo bibaye ngombwa ko umwe muri mwebwe asedera undi. Reba iyo bibaye ngombwa ko umwe muri mwebwe agenda atabyumva. Ninde wubaha? Ese ubyitwara mute? Ese ubahute? Icyo nicyo twita kubaha. Yego, yego. Nsubiremo, guca bugufi ntabwo ari ukwitekereza kuri ubusa. Unyumve? Nuvuga ngo ngiye umugabo wanjye mucira bugufi, si uko witekereza kuri ubusa. Guca bugufi ni ukutitekerezaho kenshi. Burya nujya ukomeza kwitekerezaho, Mana ngewe ndi ubusa, Mana ngewe ndi umunyorogoto, nabwo buryo urimo wibona. Kuko ubwibone ni ukwizengurukaho, ni ukwitekerezaho, ni uguhora uri muri nge.
rero ntugatekereze ko guca bugufi ariko wumva wavuze buhoro. Njya nibaza ariko buriya niba guca bugufi bibaho ari ugupfukamira umugabo, ese buriya abagabo babo ntabavuga ngo abagore bacu baradusuzugura? Ntabwo guca bugufi ari ukuvuga buhoro, ni imitekerereze, ni uguhindura uko ubona ibintu. Ntabwo ari ugutekereza ko ntacyo maze uri munsi y'umugabo. Guca bugufi ni ukutigarukaho kenshi, ni ukudaha agaciro ibyawe gusa. Icyo nicyo bita guca bugufi. Imana iduha umwuka wo guca bugufi, kwemera ko kwiyoroshya hagati yacu n'abagabo. Batubwiye ikintu cya kabiri ariko nakise B, ni B yo guca bugufi. Baravuze ngo abagore badusuzugura kubera ibyo binjiza mu rugo. Badusuzugura kubera ibyo binjiza mu rugo. Nshuti yanjye, mu ndebe mu maso mbabwire, nongere mbasubiremo aka kantu. Aya mafaranga twiruka inyuma, aya mafaranga dushaka nk'abayataye, aya mafaranga afite agaciro kuri buri kimwe, aya mafaranga twiciye ingo. Aya mafaranga ni ikibazo kuko na Satani arabizi. Si cyo kibwiriza, ariko amafaranga Yesu we yageranije n'Imana y'iki gihe. Amafaranga yigize Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo nimushobora kuramya Imana n'ubutunzi nabwo. Mbega ubutunzi bwarizamuye bwigereranya n'Imana, bwiringaniza n'Imana. Niba rero tuyafite uko tuyashaka, uko turwana nayo, ndabinginze dukuze ubwenge bwo kujana amafaranga. Twite kumenya ngo hari umwanzi ukomeye dukeneye, dushaka, witwa amafaranga. Ariko kandi niwe mwanzi uzadusenyera. Nkuko nabivuze, amafaranga tugusha mu buryo bubiri butandukanye. Iyo umugabo afite amafaranga yumva ari someone. Ejo bundi hari abantu badukiniye, ni teatire ariko y'ukuri, ni groupe théâtrale yo ku rusengero. Yarakinaga umugabo yagize amafaranga, noneho akajya abwira abagore yateretaga ati ngerega ngiye afite amafaranga, ati n'ikimenyimenyi ingingo zanjye zose z'umubiri zigomba kuyaryaho. Urumva icyo yavugaga? Mu yandi magambo, ukuboko kugomba kurya amafaranga, ugutwi kukarya amafaranga, ubwo nyine n'igitsina kikarya amafaranga, kuko ngomba gusambana nyine ndayafite amafaranga. Umugabo wagize amafaranga, uretse ubuntu bw'Imana gusa, nibwo bukwiye no kumenya uko abaho, nibwo bukwiye kumuyobora, kuko amafaranga y'umugabo nibwo bwiza bwe. Ibi nakuze mbyumva, la beauté d'un garçon dépend de sa poche. Ubwiza bw'umugabo bushingiye ku mafaranga ye. Amafaranga ni amavuta ku mugabo. Hari umugabo twabanaga, yari umurokore, yakundaga kumbwira ikintu. Rimwe twajyanye kuvuga ubutumwa ahantu, noneho niwe wasponsorizaga. Sinzapfa mbyibagiwe, ni 9 urumva ukuntu ari kera, ariko yambwiye ikintu n'ubu sindakibagiwe. Noneho turamubwira ati waguze n'amavuta yo kwisiga? Ati reka sinjya nisiga amavuta. Ateze kubera iki? Ati iyo ufite amafaranga ubundi urayarya agatunguka inyuma. Ntabwo ari ngombwa kuri kwisiga amavuta uri umugabo, urayarya agatunguka inyuma. Rero ku mugabo iyo afite amafaranga, uretse ubuntu bw'Imana gusa nibwo bwo kumutabara. Ntimubizi isaba yagira bugasanga bafite inzu mu Kagarama ajya gusambaniramo. Afite umugore ariko afite kandi ntabwo yumva ari ikibazo. Kubera iki? Amafaranga. Umugore rero nawe agushwa no kutayagira. Niyo mpamvu nyine niyo kubonye kutayafite, uwari wese araza ashaka kugutereta, ashaka kubwira ibyo abonye, kuko yumva yagushukisha iki? Amafaranga. Umugore utagira amafaranga, uzareba ingorane ya mbere, yumva buze estime. Kubera iki? Ntiyigira mwiza uko ashatse, ntabwo yambara uko ashatse, bimugira umuntu uri vulnerable. Ku mugore utagira amafaranga, nawe aba akwiye gusaba ubuntu bw'Imana, ntagushwe n'ibibonetse byose, ntashukwashukwe n'ibibonetse byose. Iyo yabonye nabwo uzarebe. Ejo bundi nahuye n'umukobwa namaze sesha, wabuze umufiance, byagenze gute? Twarimo tuganira, arambwira ngo rega pastor, ngo iyo abahungu babonye witwara, ngo akenshi ntibagutereta, ntibagutinyuka. Uri kunyumva? Mu yandi magambo, iyo uri n'umukobwa ubwabyo ufite amafaranga, usanga byakubereye n'inenge yo kubona umugabo. Ibaze nawe, mu gihe umugabo we yagize, abakobwa bari kwisheni bavuga ati nanjye ndeba kubera amafaranga. Ariko we mukobwa, ntago amafaranga yabashitura abagabo ngo bakurure, ahubwo bituma bagutinya. Niyo mpamvu niyo umugore yabonye amafaranga, ibigusha biragabanuka. Umugore wabonye amafaranga, ibigusha biragabanuka. Uzi impamvu? Ajya muri sarashaka, atuma umwenda ashaka, ni gake ibigusha byaba, cyane cyane ndavuga bya infidelite, byamubaho. Umva rero, abagabo bavuze ko mubabangamira kuri iyi ngingo mu buryo bubiri. Iya mbere, iyo nta mafaranga mubatera kumva nta gaciro bafite. Yaba ibyo mwiganyira cyangwa ibyo muvuga, muba mubereka ko ari ntacyo bamaze kubera nta mafaranga. Ibyo nibyo badutumye. Ati abagore burya twarababonye batwubahishwa n'ibyo tubaha, bakunda ibintu kuruta abantu. Ayo ni amagambo bavugaga.
turi kujyana nshuti zanjye. Cyane cyane ndagusabize, burya umugabo udafite amafaranga nawe aba ari vulnerable birenze urugero, aba yumva nawe ubwo aba yikanga ubusa. Mu yandi magambo, nawe aba ari inkomwa hato, aba yanduranya. Burya iyo nta mafaranga afite aba yanduranya. Uvuga icyo akumva ikindi, urashaka kuvuga iki? Ushaka kuvuga iki? Kubera ko nyine nta mafaranga afite, nawe afite ikibazo. Ni umuntu wumva, nakubwira ngo iki, ni nk'umuntu wambara umwenda kumva ntumukwiriye, aba ashaka kwitugatuga ngo yumve ko yabikwiramo. Kubera iki? Nawe afite ikibazo, arumva wagira ngo si umugabo. Ukwiye kwitondera ibyo uvuga mu gihe muri mu bukene, ukwiye kwitondera ibyo wiganyira mu gihe muri mu bukene. Ushobora no kuvuga ngo reka ndekera aho ngaho. Nshuti yanjye, amafaranga ni meza ariko nayo ajya dusenyera. Umva rero, baravuga ati ariko ntabwo gusa amafaranga aba ikibazo iyo umugore atayafite gusa, atoya, ahubwo ni n'ikibazo noneho iyo nawe yinjiza. Ndabaha urugero kandi murarwumva, subiremo. Uyu mugabo yagize amafaranga, yumva adakwiye. Aha n'abavuga ngo umugore wanjye nta nkwiye, nzi bavugaga gutyo, barakuranye nka kumwe Gitwaza yaririmbye bavana mu cyaro, bamaze kuyabona ati umugore wanjye rega sinzi n'impamvu namurongoye, mbona atankwiye kuko yagize iki? Amafaranga. Ego kandi murabizi, hari wanditse ejo bundi akantu karantangaza ngo umugore, ngo abagore iteka bahora bizeye ko abagabo babo bazahinduka, ngo abagabo nabo iteka baba bazi ko abagore babo batazahinduka. Umva icyo babaga bavuga, ngo umugabo arongora umugore yibaza ko azakomeza ari agakobwa gato gato gato, akumva ko atazigera ahinduka. Atungurwa rero no kubona uza mu rugo ugahinduka. Umugore nawe iteka ahora yibwira ko umugabo wazahinduka. Urabizi, muhorana icyizere muri za ngeso ze zitari nziza, nicyo kitwica. Umva rero, umugore yagize amafaranga nabwo nibyo badutumye, usanga yabaye decision maker. Uranyumva neza? Naganiye n'abadamu abo mu Rwanda no mu mahanga, ibi mbabwira ni ukuri, si ukwigira mwiza, nabateze amatwi. Umudamu nabo dufata amasession, kuko urabizi mu mpano iyo ushaka gufasha umugore cyambere mutega amatwi kandi ntumubwire ko wihuta, avuge kugeza igihe avuga ati pastor reka tuzongere ejo, turwazero ko ngatere koreka sosiyo tuzayikomeza ejo. Kandi iyo cyo mbakundira mwibukaho mwari mwageze n'akadomo n'akabago, tukongera tugatangira nanone turwazere. Urumva? Akakubwira nanjye ndashimira impano yampaye, mba numva nibuka neza ibyo wambwiye, ku buryo nakubwira ni ku minota 45 wambwiye gutya. Uranyumva? Nanjye ndashimira Imana iyo mpano. Rero akakubwira wamureba ukabona ari convinced ko umugabo we yamunaniye pe, kandi ukumva ati pastor nawe ngaho ngira inama vuba nirihe kosa nakoze. Wamureba ukabona yemeranya nawe yuko ari umutagatifu, ahubwo umugabo namufashe iki. Nkamubwira ni nyamara ntwambwiye se ngo nkubwize ukuri, nanjye mu ntege nke ngira sindya umunwa, mbibabwiye hakiri kare. Ni intege nke zanjye, ntabwo nzi kuvuga ibintu mbiciye ku ruhande mbisasiraho. Igitenge ni igitenge, imisatsi ni imisatsi, sibyo? Nanjye sindya umunwa. Nkamubwira ntariko none se kuki, ibaze kuki aya makimbirane yabayeho utangiye kubona akazi, kubera iki? Ngo ariko na mbere nari mbifite. Yego wari ubifite, kuki utabivuze mbere nyine utarabona akazi ukabivuga akazi kabonetse? Turi kujyana? Ati urabona no, nyamara nubwo umugabo wanjye yarakaye, ibi nabiguze ari ibifitiye inyungu urugo, ntabwo mbihakanye. Kuki se mbere ho utabimubwiye ko byari bifitiye inyungu urugo, ugakomeza ngo ukomeze ubyensiste? Niba na ngombwa mubanze mubivuganeho. Hatoya umugabo wanjye arangiza, kutarabona akazi mbere utavugaga ko yangiza. Uri kunyumva nshuti zanjye? Kuko biranashoboka ko umugabo yangiza, biranashoboka ko umugabo watazi kujera, ariko wikigira decision maker kuko wabonye amafaranga. Byo mvuga birumvikana. Nabonye abadamu bavuga, akumva arakubwiye ngo naragiye ngo ibirahuri ngo byari byaramenetse, nibyo mwe mureba of course, byari byaramenetse, veseri yari yaramenetse, hanyuma n'abana bari bambaye ubusa, kandi urabona natwe Imana yatuzamuye vraiment, nagomba kugura umwana utwenda twiza two muri Kigali hate, je ne sais pas, n'urugero ndi gutanga, ukagenda ugakoresha ibihumbi 200, urumva 300. Burya natwe intege nke tugira ntitumenya n'ibintu uko bihagaze ku isoko. Ibyo mbabwira ni ukuri, twebwe abagabo tugira intege nke zo kutamenya nuko ibintu bihagaze ku isoko. Niba umaze imyaka 10 wubatse, ibyombo niba byaraguraga ibihumbi 40, umugabo azi ko n'ubikigura 40, wari ubizi? Niko duteye, ni intege nke nyine. Ati none se veseri tushaka, si nabyo byari byiza, twabiguze 40,000, ubu ntago azi ko bigeze ku bihumbi 200.
bizamugora kumva uburyo rero wahembwe ugahita ukata mu mujyi ukagura ibintu byose wowe ubona atanabona mutanaganiriye. Kandi wowe urumva nta kosa ufite, ni inyungu z'urugo. Ikosa ufite ni uko wabaye decision maker, naho ibyo wakoze si ikibazo. Yego nzi abagore benshi bato bakiri bato batararenza 40, ubu mwese ngo mwivuye za stress mwivura za stress, mufite amaligue y'abadamu aho mujya muri za gym, hanyuma abagabo batera stress mukisohokera. Uzi impamvu? Nimwe murigurira hari amafaranga yanakoresheje. None ni iki gituma none atitwa y'urugo akitwa yawe? Hari abo nzi noneho cyane cyane muri Afrika, Australia, we abwira umugabo ngo yawe ugomba kungurira imyenda, ugomba kungurira ibi, ni wowe ufite inshingano. Umugabo ni provider, hanyuma sa yawe ayange sura yareba bikina ya makeup, ayange no urumva kubera iki nacyo gisenye ingo. Kigize gute? Gisenye ingo. Ariko reka mbabaza, kuki mushaka uburinganire gusa kuko wagiye gukora nanjye nkajya gukora? Unyumve neza, ndaza kuhagera. Kuko tugomba kuringanira, ariko nibigera mu buriri hari ibyo mudashaka kuringaniramo. No, umugabo ugomba kugira gutya. Murekeye dukora ibintu uko bibiri bivuga. Turi kujyana nshuti zanjye, mwikwigira ba decision makers kubera ko mwabonye amafaranga. Ntawe ukibavugiramo nanjye ndakora. Ese ko watashye ijoro? Nawe ejo watashye ijoro? Nawe ejo watashye ijoro? Twese nituba twagiye ku kazi, abo hanze bo birabasenyeye rwose. No, hano n'abakozi tugira pastor, ugomba kubyumva. Umugabo aragenda agataha ijoro, rimwe nanjye natashye ijoro, waramwishyuye mbega. Ikosa se rikosorwa irindi kosa? Turi kujyana. Tuzamugaye rwose ko atagukunze, kandi twarabyigishije vraiment. Urukundo urugo mu rwumva muri communication, twarabibabwiye abagabo bazagerageza, ariko namwe nimwumve. Ni kubaha si igihe unyumve neza, si igihe byagenze neza. Ntago ariko nkeneye kunyubaha, ahubwo ni igihe bitagenda neza. Kuko nibwo nanjye binkoraho. Ikamba mbiri wanzaniye turi guseka, nanjye nazi kuzanira. Icyayi wanzaniye coffee, sheri nkuzanire coffee, turimo duseka, nanjye nayikuzanira. Ahubwo uzayinzanire noneho twarakaranisha. Niba uri imperezo umeze utya ati urabizi ko mbabaye ariko mutware ukwiriye coffee. Reka nkubwire, iteka ryose ubukungu, ubutunzi ni imbaraga ituvana mu bubata. Murabizi? Iyo umuntu abonye, niyo mpamvu babyita ngo umuntu yari umukene. Amafaranga tugobotora ku ngoyi y'ubukene, siko bimeze? Kandi atuma tugira ubwisanzure. Amafaranga atuma tugira independence. Wirinde mugore, amafaranga uko uyabona yiyongera aratuma ugira independence, ukibagirwa soumission. Niyo mpamvu twasomye mugore gandukira umugabo wawe, gandukira umugabo wawe. Ukumva arambwira ngo umugabo wanjye twarashwanye, habyo mutumvikanye, mwarashwanye, wamubwiye ibi ntiyabyemera, namusabye ko tujya kuruhuka ntiyabyemera, kandi amafaranga nanjye wenda ni yarayanjye. Urumva yarayanjye, ninjye wari wayakoreye, nagiye muri mission ndayazana, musaba ko tujya kuruhuka aranga, maze kubyanga nigirayo, njya hehe? Njya Zanzibar, ndaruhuka mara icyumweru, ndagaruka stress irashira. Ubwo uragira ngo wagiye Zanzibar mu mutwe atekereza ko ari Zanzibar wagiye, ko wijyanye wenyine. Ubwo mwubatse insika magana ibyatsi na mirongo ibyatsi, kandi wowe uravuga none naramusabye amafaranga tuyegere gutya, nayanjye sa yawe, nuko yakoreye gusa nay'urugo. Kandi kuba mutegera ngo kubaha biza mu gihe mutavuga rumwe. Imana batabare. Mwirinde. Uzibaze nawe ngo niki cyatumye amakimbirana aza ngiwe n'umugabo wanjye, maze kubona akazi, maze kumera neza. Twirinde bavandimwe, kuko n'umugabo wawe asa n'uguteze, reka mbivuge gutyo, asa n'ubibaza ngo agiye kumera ate ko ndeba yazamuye agashahara, agiye kumera ate, asa n'umeza atya. Ntukabe rero umurusha, ni ikibazo kandi atari ikibazo ubundi normalement. Ni kubera iki se? Ni imiterere yacu mibi, ni za kamere zacu zidashobotse. Hagufitiye icyizere, aribaza ubuzazongera noneho mvuge ko ndeba ari usigaye uhembwa menshi. Nawe rero wiba umugore w'umupfapfa ngo nugere mu rugo umubwire ngo rero sheri ngo tugomba guta dukora bya bindi. Uko nuko umupfapfa ubundi uri kubwira ni umurwayi deja, none wimuhuhura. Rero ndarangije kutubaha, abandi baranyunganira cyangwa namwe turaganira. Umva icya kabiri rero, iki kintu cyo unutantega amatwi nturi bwumva icyo ushaka kuvuga, ariko ni ikibazo gikomeye. Abagore mufite ikibazo gikomeye cyitwa assumption. Mu Kinyarwanda uko ibintu byakagombye kugenda, kwasumyinga. Mu Kinyarwanda buriya mufasha assumption, mufasha bizi Icyongereza kundenza. Assumption what does mean? Mu Kinyarwanda twavuga iki buriya? Kwasumyinga. Yes, mwabyumvise. Assumption ni kwasumyinga. Assumption, reka mbaho urugero.
abagabo benshi bababazwa nuko abagore babo babanenga ibyo batazi. Mushaka ko abagabo banyu bakagombye kuba bazi ibyo mushaka. Wanyumvise? Mbega mwebwe mukagira ibintu mukenera, mukavuga atari kubu ntabona ko twagombye ku ubwo dore ukagusohoka kwera ukabyibwira, yenda wabikuye kuri internet, wabonye akantu kuri internet gahita kakwibutsa ko ukeneye gusohoka. Cyangwa se urabizi ko mwebwe mukorwa n'amarangamutima, wagiye mu gitondo ntabyo ufite ariko bigeze saa 9 uvuga ati ariko uko nkumbiye gusohoka, ubyumvisemo. Wagera mu rugo rero ukashyuminga ukumva ko n'umugabo yakagombye kuba bibona ko mugomba gusohoka, kandi ibyo bigatuma urakara ukagira nuko wifata ndetse bikanakubabaza. Uherutse gusohoka nasa derukana ko we ntirwagiye gutya. No, wikwashyuminga ko abizi. Ndabasabye mwigenzure murebe ingorane dufite zishingiye no kuri cyo. Abagabo baravuga ati ko se, kandi uzarebe mwebwe mujya no kubivuga bitakira ibintu byoroshye. Utashye mu ruko mbwa ati ko sheri uko terutse gusohoka, ngiye twasohoka muri no minsi byoroshye wibigira intambara. Ariko iyo utarabivuze ukongera ukanabivuge no ukashyuminga. Reka mbabwire ibyo mwashyuminga abagabo bakagombye kuba bazi. Urumva? Yakagombye kumenya ko mukwiriye gusohoka, yakagombye kumenya ko mukwiriye kujya ahantu mukaganira. Ubwo ni communication, quality time. Unabona ko tutavugana. Yakagombye kumenya ko ibyabaye byakubabaje kandi bitarashira. Yakagombye kuba bizi. Yakagombye kubabona ko niba ucecetse hari ikitagenda. Umva rero, kugira ngo rekane utange justification ko atakigwitayeho, tukiri abasheri ko yabibonaga se, ko tukiri abafiance yabibonaga. Nturakura mbega, uhashize imyaka 14 ukiri kwa kundi. Uragira ngo umugabo wawe nawe umaze gukura, warahindi, warabyaye, uragira kandi ikindi murishuka abagabo se uko bateye. Akigutereta yari muri aferi, umaze kugera mu rugo yarakosheje, ubu yarashiftinze mu bitekero. Uriya kukubaza ngo wariye ntabwo ari uko gusa bishaka kubimenya, nono arimo arakuryoshya. Niyo mpamvu umusore utirarira atarongora inkumi, arakubeshya beshya ngo ukunde ubone ko ari ukwiriye. Mugere mu rugo, nimugere mu rugo azaba we wariye ijya cyangwa urorero. No subundi intaraza wararyaga tiba no kajiba nta kinkunda, no si uko kwanga ahubwo ni izo ntege nke bagira. Turi kujyana nshuti yanjye, nta kimpamagara aracyambaza se nukomeze. None se yari maratereta business, none yaciyemo. Uragira ngo komeza terete business, yahita guha icyanditswe ikiringiro iyo kibonetse n'ikiba kikiri ikiringiro. Uri mu rugo nyine. Noneho rero nawe mufashe we kwashyuminga, we kwibwira ko ibintu yakagombye kuba bizi, yakagombye kuba bigira gutya. Muri communication niba twemera ko ibintu bigomba guhinduka, mufashe mu mitekerereze. Yego, wikwashyuminga. Abagabo benshi nkubwije ukuri, ibimbabwira nibyo badutumye, bababajwe n'uburyo hari ibintu ndaza kuhagera ku cya 5 mwagiye kuvuga mushyira hanze ngo batazi ko ari n'ikibazo. Warashyuminze ukigira big deal, unakivuze mu kivuga mu mwanya utari wo, muradispita. Mumaze kudispita wowe utahuvuga ngo umugabo nta kinkunda, ugatwenda ukabwira Kanyange mushuti wawe mwiganye. Kanyange nawe urabizi inkuru yawe ntiremereye mu mutima we, ntuzishuke. Inkuru yawe ivunuye umutima wawe gusa, wiyo yimubwira yakirira mu bwenge, nta nagacira yumvamo. Niyo mpamvu ayiganiriza Clarisse nawe ayiganiza abagore bakora ku kazi. Hanyuma abagore bakora ku kazi bakorana na madamu n'umugabo wawe. Umugabo nagasanga yabaye ikiganiro, bamwe bagendana ibikomere bavuga ati abagore badusenyesheje amagambo, bashize amabanga y'urugo hanze. Kubera iki? Kwashyuminga. Wikwashyuminga. Ariko si kuki niyo mpamvu abagabo hari ijambo ni saying mbi. Uzarebe ukuntu bavuga ariko ntukite ko bizabagore, ntimbuze ko ariko abagabo bameze. Ariko bya niby'abagore, kuki babyise by'abagore se? Naragenzuye sanga ari assumption, ari uko kwashyuminga kwanyu, kwiyumvamo ibintu. Murabizi namwe vraiment mugira ikibazo cy'amarangamutima ahora ahindagurika. Niyo mpamvu n'inyogosho zanyu zihora zihindagurika. Hari kuba wumva ukeneye kogosha kavuga ati ntabwo nkeneye gusatsa. Hashira amezi 2 ati nabonye utuntu turijyanye ukadushyiraho. Ejo bundi ati noneho basigaye bogosha hano hagasigara hejuru. Ayo marangamutima yanyu ahindagurika, ejo washatse ejo ntubishaka, urumva umugabo azabimenya. Kuki washyuminga se? Muri ya communication mubwira ibyo wiyumvamo, basi bimunanire wabimubwiye. Yego, n'umuntu ashobora kutibuka ko mukeneye gusohoka. Ntimwibagirwe ashobora kuba atari narwo rurimi rwe rw'urukundo, watumvira urukundo mu gusohoka. Kandi wowe quality time ni ingenzi. Ongera ubimubwire, ongera umwibutse. Umva rero, oya ntibiryoshye atari wabivuze, ntibiryoha yego, ariko ubutazabimenya. Tangira bitaryoshye bizagira ku 5 byaryoshye. Yego, iki rero kijyana n'ikindi cya 3 nacyo gikomeye. Nshuti zanjye, iki noneho ndi umugabo wo kubihamya. Ejo twari kumwe n'umudamu mbimubwira ejo
iki kibazo kirakomeye ku badamu we. Misinterpretation, gusobanura ibintu uko bitari, gusobanura ibintu uko bitari. Ndabaha ingero, muranyemerera ntabwo mukindakariye. Umva rero misinterpretation, icya mbere kibitera gikomoka mu miterere yacu twembi. Abadamu iyo warakariye umugabo, iyo wahinduye mood, ubu urimo umubwira ngo ubimenye hari ibintu bitagenda hagati yanjye nawe, niko bimeze 90%. Umudamu warakaye cyangwa wirakaje entre guillemets, mutandakarira, umeze utya, wahinduye indebo, nyine akeneye kubwira umugabo ngo nyitaho, ubu hagati yanjye nawe hari bitagenda, bimenye. Ntabwo ariko bimeze ku mugabo, utazishuka. Wiyacecetse ntabwo abakubwira ngo hari bitagenda, ahubwo abakubwira ngo give me some space, hari ibyo ndi kudiringa nanjye nkeneye gukemura. Sobiremo, wowe mudamu iyo urakariye umugabo nta kibazo, ubwo ndashaka kuvuga muracyari abantu, urukundo ruracyaryoshye, urirakaza nyine, urirakaza ngo akwiteho, akwinginge, nko kumubwira ngo alerte, hano hari ibintu bitagenda, byiteho. Urumva? Nayo mpamvu bizaba big deal iyo warakaye ukongera ukirakaza, ukanabimubwira ukabona ntabyo byitayeho, urapfugaho ukavuga ati nta kinyitayeho, kandi rwose tu ya raison, ibyo uvuga nibyo. Ku mugabo rero so iyo acecetse, iyo ubona attention yagiye, ntabwo bakubwira ngo mugore nyitaho, oya, ahubwo bakubwira ati bundetse mfite ibibazo ndi gukemura muri nge, kandi nshaka gukemura ngenyine. Babyumvise inshuti yanjye? Umva rero ko mwebwe mu byinterpreta rero. Icya mbere, iyo acecetse uravuga ati yandakariye. Uzi impamvu? Bishingiye kuko mwebwe muteye, kuko namwe mucecetse muba mwaturakariye. Yego? Namwe rero muhita muvuga ati yandakariye, ariko nakoze iki. None ayo marangamutima yo kwishinja no kumva hari icyo wakoze atera impagarara, atera kumva utari tranquille. Kandi wanamwegera ngo ubone muravuganye, ukabona rwose muri spirit yarwo ati ariko wabaye undetse mada ndeka, sibyo? Ndavuga mu migirire ye. Kubera iki? Niko kuvuga ati buretse hari ibimpugije nshaka gushyira ku murongo. Naho wowe rero pressure, ndapfuye mane, nako nakoze iki? Urumva ni iki namukoreye? Kandi aho tubera feke rero turangiza kubikemura tukagaruka nkaho nta cyabaye, tukagaruka nkaho ubuzima bugakomeza nkaho nta cyabaye. Mwebwe suko oya tugaruke inyuma, wari warakajwe n'iki? Oya tugaruke inyuma, wari warakajwe, ntabwo yari yarakaye. Ahubwo kandi wimukomeza kumuvuna, impamvu atanabikubwiye yashaka kubikemura wenyine, none bizararangiye, moving on, mukomeze. Urumva biragorana rero iyo twembi tutamenye ubwenge ngo tumenye ko dutandukanye, nuko rutangira gushya. Umva rero, iyo bitabaye ibyo yandakariye, turi kujyana nshuti zanjye, iyo bitabaye yandakariye, noneho ntakabavuye iwabo, abo yagiye gusura ababyeyi, yahuye na grand frère we, yahuye na sister we, agarutse yahindutse nyiracecetse. Umva ukuntu uvuga, buriya bamuntamitse. Misinterpretation, bamuntamitse. Kandi iyo bamuntamitse ntugarukiraho, nta n'ubushakashatsi. Ubwo mushike bavuye kubonana, we nawe muzaba murebana. Buriya abamvuga waruhari se, baruhari babikubwiye. Buriya nyina nta nkunda, nyina ntashobotse. Misinterpretation. Kandi mwebwe iyo ne information ihagije, kubera niko muremye. Information nimuyihabwa na logique, muyiharwa na pressentiment na intuition, nibyo mushaka kubona mukabizubakiraho, urugo rugasenyuka. Ndabasabye badamu bagenzi banjye, mbisabire bashiki banjye, ba mama, baramukazi bacu, mufitanye isano nanjye, nimuhindure misinterpretation. Abagabo barumiwe, abagabo banyu barumiwe. Umva rero, ubwo uracyari umukristo, ntabwo turagera habi. Uracyari umugore w'umukristo, uratekereza iwabo ugatekereza ko yakurakariye. Uri umugore mwiza, utaravuga ngo ninde wamutwaye umutima, ariko ko ndeba atansi atakimpa, ninde mugore usigaye amutwara umutima. Ubwo ugatangira ukajya muri telefone ye rero. Nureba pasiteri uriya, twe twakijwe tukiri muri segonderi, hari abantu batwitaga ba tonto, hari abantu batwitaga ba dadi ko twababwirije no mu rusengero. Hari n'abagore batagira umutima, ashobora kukwandikira ngo sheri utabimutumye. Nuko nukuri kw'Imana urengana, warabuze ukugira ahubwo. Fatira kuri mugura ateye buriya, naho ugasigara umwibazaho, ariko iyi sheri ni nyabaki yamucitse, ni yayindi tubwira n'abakozi ni ikira, uracyabishakisha nawe. Reka rero bigweho, nari ngatangaye undeba se Kararise nibwo kubwira sheri. Misinterpretation.
ndabeshya abagore suko nukuri kw'Imana twarumiwe mwadushinjije abo tutanazi natwe siramubonye se indese urigira ibiki se ntumuzi se umufite muri WhatsApp yawe nyanyanyanyanyanyo n'ubundi ntumbona rugasha rero atariko sheri shyira hasi buhoro indi uri kuvuga ariko wagiye ukizwa koko ubwo urashaka kuvuga se kutamuzi ninde uri gukubwira sheri inde se nyine ukumva wamufata nk'umuriro ukamuniga kuko we gusa utamufite umurusha imbaraga ukarira ukavuga ati ngiye simbyumva uramemukiye misinterpretation. Reka rero twongereho n'ikindi. Urabona abagabo nta kintu abagore mufuhira ku isi nka tension yabo ntacyo ndabeshya mu ndebe abagore niko mubeze niyo yarangariye umupira biravunana niyo yarangariye abana all eyes on me kuki utanyitaho chérie kandi tension yacu itwarwa n'ibintu byinshi nk'iyawe natwe turi abana. Nigeze kuba umugabo ashobora kwicara ukajya ubona ari inyoza ababaye arimo aribaza uburyo ikipe ya Real Madrid itsindwa ntagomba beshya itsindwa arimo aribaza uburyo we ikipe ya Arsenal abakinnyi batabagura bikamutesha umutwe agahaguruka akagenda akajya gusangira n'abandi bagabo abashake tunibura bavuge kuri Arsenal. Urabizi nawe ko mubivuzeho bitakunda, urabizi neza ko bataruzi niba batsinda hano batsinda ahantu ubizi none se muganira iki nyine urumva nawe ukavuga atari ko se ko ndeba agiye narakaye uragiye kuraba abagore be misinterpretation. Iki kintu ni ikibazo ku bagore. Buri gihe attention y'umugabo iba yajyanywe n'abandi bagore ntabwo ari byo. Buri gihe attention y'undi mugabo ivuga ko atakigukunda ntabwo ari byo. Buri gihe ibintu iyo utamubonyemo icyo washakaga ucyinterprete ute ugihe ubuhe busobanuro ntabwo ari byo. Abagabo barumiwe. Uzi ko umugabo ibyo mbabwira n'ukuri ndimo ngende n'umupastori iyo watekereje ku Mana cyane ubwenge bugenda ukumva wajyanywe n'Imana kuko ntituzi kwita ku bintu bibiri. Oya niba icyo gihe ndi mu bihe byiza nibaza kuri Bibiliya numva nagize igihe cyo kubana n'Imana nawe sinkubona urumva no ukajya winyuza hatari kubura habaye iki kandi babigishije ngo ugomba kwambara sujipe hanyuma sujipe kandi bararana bakita ngo iki robe de nuit ukajya winyuza imbere ye kugira ngo akubone. Noneho rero inyuza imbere ye ntanabibone ko yambaye utuvuga ati nta nicyo nkimubwiye nta rugakimbona nta nakinshaka. Ariko niba he bagore bagutwaye umutima uri murarusenya wikwenterprete utyo ahari ni Yesu wamutwaye umutima uko ngubwira n'ukuri kw'Imana bibaho pe Yesu akaba yaramutwaye umutima naho mwebwe uri muryi nani kandi ntunatuza ngo azagaruke ugaye tugenda ukareba Kararisa ndapfuye uzi urwo ngushije nta nakimbona. Oya Imana ibaho umugisha. Misinterpretation ni ikibazo gikomeye ku bagore we yababa we namwe nimwirebe ndabinginze mwisubiremo murebe ni keshe reba ko ntagiye wapfuye n'umugabo wawe gusa kwatanse ibintu bitakimeze kwa kundi ko atameze atari muri spirit atari muri mood nk'iyo wari umuziho we interprete ute wabihaye ihe nsobanuro ese waranacecetse ngo urindire mu biganireho reka da pressure. Icyakane nicyo ngicyo navugaga ibintu bitatu birafatanye za assumption misinterpretation. Icyagatatu nacyo cyakane kubura ibanga ry'urugo. Abagabo benshi hari wabivuza bivuga arakaye cyane avuga ati muzatubwire abo bagore birirwa badutaranga ibanga ry'urugo. Bibiliya yatubwiye amagambo simvuga ibyanditswe murabizi namwe ntukihutire kuvuga ibitagenda iwawe mugore ntukihutire kuganira ibitagenda iwawe kuba bitagenda ntago bivuze. Reka mbabwire dufite urabona hari inshuti zari mu rugo tubana ubwira umugabo wawe ati buriya Cynthia ni inshuti yanjye yo mu bwana buriya kuva muri 6e primaire turi kumwe urumva atari ko ni Cynthia gusa we yewe baba we nakaramaga buriya ukamubwira inshuti nk'eshatu enye. None uyu munsi hari abantu batakiri inshuti kandi byatewe nawe. Uzi impamvu ntibyagenze mu rugo utaranatuza ngo umenye uko bizagenda ngo bihe umwanya triste wihutiye kubibwira Cynthia kandi Cynthia nawe urabizi ko mwari inshuti muri batatu nawe yabibwiye Clarisse kandi Clarisse mu muzintege nke zo kuvuga none Clarisse nawe yarabivuze yamara kubivuga umugabo wawe byamugeraho ndabizi ntubura kubabara
kuko burya krize ntihoraho. Murabizi ukuntu Imana bahaye impano yo kubabarira kuruta abandi. Nimubizi ko mufite iyo mpano yo kubabarira ibintu bikibagirwa, ukabarira umugabo we nkaho nta cyabaye, ariko nubwo wamubabariye wamushize hanze, kandi nubwo yagukoreye ikosa ntibizamubura kumva babaye kuba mutaranze, genda yaguciye inyuma. None se urumva umugabo biza nawe rega wimennye inda, bazakuvuga ati abayigize kuri hasi umugabo wese ntirwa muca inyuma, bikubabaze nawe. Urumva haririrwa yikaraga se uriya mugabo aranamwemera ugira ngo n'umugabo afite, yaba ari wowe urababara, yaba n'umugabo we nta gaciro afite. Nshuti yanjye, wikwihutira kuvuga ibitagenda mu rugo, wikumva ko ari cyo gisubizo cya mbere. Ikindi, niba ugiye no kuvuga, reba ugiye kubwira. Muranyemerera? Reba ugiye kubwira. Benshi mugira abashumba babaringa, musore, mugira abashumba banyu babaringa, udashobora kwegera ngo unamubwira ati pastor, at least wana naguhemukira, ntuzicira urubanza, wabwiye wakagombye kubwira. Nari nasanze umushumba, abandi mugira ba marene, marene ntazarabimenye, uzi impamvu mwahisemo araba amafoto gusa, naba kubatwerera, niyo mpamvu muherukana kirya gihe gusa. Aheruka kugusura kubera ko ya envelope wamuhaye yagombaga kuzana igitoki mu rugo, fini termine. None ndakwinginze nujya no kuvuga ujye ureba ububwira. Genda aho mbabwiye guceceka ntibyakunda, ariko base mujye mureba umubwira. Wijyana amabanga yose hanze mu rugo. Ikibaye cyose wakivuze, kibaye cyose wakivuze. Oya, kuko impamvu mbikubwira ni ihe nshuti yanjye, bizakemuka usigarane ikintu ku mutima. Uzasanga ese nusanga waribeshye, usanga wabeshye umugabo wawe, byo bizagenda gute? Uzasigara ari uvunitse, nabyo bizakubera imvune. Hanyuma za nshuti zawe usangire mu kivuga rumwe, kubera iki? Zaramvuze niwe wivuze, simvuze ngo ntukavuge ibikubabaje. Oya, utanyumva nabi. Ugomba kuvuga ni therapy, ariko sanga ukwiye kubwira. Ninde ngiye kubwira? He's trustworthy, arakwiriye koko, n'umuntu ukwiriye se reading the son, kambivuge gutya, akwiriye koko icyubahiro, akwiriye kubwirwa koko. Yego nubwo akarenze mu mwaka rushyamagara, at least ninde. Icyanyuma rero, yewe icyanyuma, umwe yaranditse ngo ngenda basabye ntimuzirwe mubivuga kuko abagore bazarinda bapfa uko bateye. Ibyo mbabwira n'ukuri, uwo muntu arakomeretse. Yego yabivuga nyuma ngo rega ni mu byihorere, byahoze gutyo n'ubu niko bimeze, isi zarinda irangira ariko bameze. Uzi icyo ari cyo? Kwanga no gukimbirana naho mwashakanye. Kwanga mwebwe, kwanga aho umugabo wawe akomoka no guhora ukimbirana naho. Njyewe narumiwe. Rimwe twakoze amahugurwa ahantu, abajya bakurikirana n'indi nyigisho kuri internet, naho twaganiraga ku bijyanye no kwihangana. Noneho umupasiteri waje nyuma wabanje mbere yanjye yazanye udupapuro avuga ngo ni ikihe kintu yarimo baza abantu bose baraho umugabo wawe yagukorera ntumubabarire, ukumva cyangwa umugore wawe yagukora ukavuga ngo icya nkoreye sinshobora kumubabarira, mbega ukumva ni ikintu gikomeye ku buryo udashobora kukimubabarira. Abagore barandika n'abagabo baraho, umwe ati yanciye inyuma, undi sanze afite konte ntazi, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Sanze hari ukuntu yabyaye umwana ntabimbwire, urabyumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho havamo abantu babiri, umwe arandika aravuga ngo aramutse azanye nyina iwacu icyo cyaha sinakimubabarira. Noneho ibaze, d'abord sinikosa, ni icyaha kandi nacyo kimeze nko gutuka umwuka wera, kitababarirwa. Bagore bagenzi banjye, bagore bashatswe na bakuru banjye, bashiki banjye, niki ngewe uretse kwa mugore wa mugabo yatubwiye aterega mu byihorere, ni umuntu abate mwe gutumunwa, niko yatubwiraga, mwe gutumunwa niko baremye. Ariko niki mupfa naho mwashatse? Iyo mpageze ndababara, ntimugire ngo ni mwebwe, mwemere nanjye ngira amaranga mutima. Niki gituma mwanga aho mwashatse? Niki gituma wanga nyina w'umugabo wawe? Niki gituma wanga bashiki be? Ndabizi neza, comment nzabona ndayizi. Uzi yariyo pastor nuko utabazi. Burya rero pastor nawe ukwiye kumva, erega nibashobotse ndagira ngo mbibutse, mwebwe nimvuga umugore ndavuga wowe nkuvugemo ibice bitatu. Icya mbere uri umugore w'umugabo, icya kabiri
uri muramukazi w'undi mugore, siko? icya gatatu uri nyirabukwe w'undi mukazana uwo umwe. uranyumva neza? yenda uyu munsi ni umugabo wawe ureba ufitanye ikibazo naho washatse, nibo babi, ariko igihe kizagera nawe ugirana ikibazo naho umuhungu wawe yagize gute, yashatse. uranyumva neza? ikindi, basaza bawe nabo bazashaka, kandi uwo mugore nawe ni ikibazo. irebe wowe, nicyo ndagira ngo ubanze wirebeho. iyo mvuze ibi baravuga ati oh no pastor, ariko njye mba numva nuko utazi ba mabukwe bacu. erega nimvuga ntyo simvuze wowe, kuko nawe umunsi umwe uzaba nyoko bukwe. uri kunyumva neza? umunsi umwe nawe uzaba muramukazi. yego. none rero umbaje se nabigirane, nakubwira nk'uko Paulo yandikiye Abaroma ibice 12, kurwanya uruhande niba bishoboka mubane n'abantu bose amahoro. kurwanya uruhande, wimbwira undi, irebe wowe, irebe wowe. basi nibura tuvuge ngo mu kinyejana abahungu banyu bazaba bamaze gukura, muzaba muri ba nyirabukwe beza. ego. hari ingero ebyiri numvise zankoze ku mutima. imwe ni ingero y'ukuri yabayeho, indi yo narayumvise ntabwo nari impari. reka mpere ku ya mbere. umugabo yahamagaye umugore we ari nka saa 4, aramubwira ngo sheri, irukanka ku bitaro, mama ararwaye ararembye, bambwiye ko agiye gupfa. umugore aramubwira ngo uhora uvuga nyoko, genda umurebe ni nyoko ntabwo ari mama. urumbwira gutyo ngewe nawe buri gihe, ariko se umugabo azahora avuga nyina. urumva? burya ngo ni kimwe mu bintu mutwangira ngo iyo tuvuga abamama cyane muratuzira. noneho ngo umugabo arakupa aramwihorera, arataha. burira buracya, ntiyanamubaza uko ameze. burongera burira buracya. bigeze ku munsi wa gatatu ku bitaro baramuhamagara umugore, baramubwira ati ariko se nyoko ko agiye gupfa, kuki utaza kumureba? umugore avuga ati mama wande? ati mama wawe yamaze kujya no muri koma, nta kibasha kuvuga, yapfuye avuga ko agukeneye. ati mama we, mama se yarwaye ryari ko ntabimenye? ariko twatumye umugabo wawe, abagiye ku mugabo, sheri kutambwiye ko mama arembye. ariko narabikubwiye, wambwiye ko ari mama wawe. n'ubundi ngewe dushakana mama wawe angana na mama, niyo mpamvu navuze mama. ni ryari wigeze unyumva na rimwe mvuga ngo mama wawe? mufata nka mama. sheri uramemukiye, none mama agiye gupfa, kuki utabimbye? wambwiye ngo ahariko ntuvaneho mama. ariko nagira nkubwire ko buriya mama wawe angana na mama wanjye. nzi abagore ibyo mbwira nawe, nsabwe ngo nicaye imbere se akakubwira ukumva iwabo w'umugabo ni abantu batarezwe, ni abantu badashobotse, ni abantu wagira ngo ni ingetura ziri aho ngaho gusa. umuntu muzima ni umugabo we gusa. ibyo ntimubizi? twahoze tubigana n'ejo na madame, ariko se ni kuki abadamu uzarebe umugabo waba ari sawa, ariko bari umunabe n'abashiki be, none se niwe wenyine ko bose rimwe? ni amaso yawe arwaye, si uko nabo badashobotse. n'ikimenyimenyi uzegere babitangukira abasanzira abo mwashatse hamwe, abagore banyu babaze, nawe azakubwira ko umugabo we nta kibazo, uretse abavandimwe. uranyumva neza? finalma se udashobotse ninde? umva urundi rugero rwambabaje. ibi byo ni ukuri kwabaye. umugabo yagiye kurwarira kwa muhungu we, umugabo papa yaje kurwarira ku muhungu we, nk'uko sobukwe yaza kurwarira iwawe. ni ukuri kwabaye. ibi mvuga ni ukuri kwabaye, si inkuru. agiye kuharwarira, nyamudamu aragenda aravuga ati no, ni umusaza, tugomba kumushakira annex. bamushyira muri annex. bamaze kumushyira muri annex, se mpamvu se kumva ngo Yesu we ntago ari mwebwe mwabikora, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. amushyira muri annex. amaze kumushyira muri annex, ubwo ndavuga umugore, bamuzanira amashuka n'ibiringiti byakoreshejwe n'abana, kubera bazamutse mu bukungu ntibaba bakibikoresha, babihereza umusaza. rimwe na rimwe akajya yirirwa ubusa yabuze icyo arya kuko ntawamwitayeho. noneho abana bo muri urwo rugo bakajya turiya ni babu nyine, ni sogokuru, bakajya bajya mu nzu gusura nyirasekuru. sekuru rimwe rimwe agashyiramo akabaraga, akabacira utugani, akababwira inkuru, bien sûr baramukunda. hanyuma sekuru kubera ubuzima bubi, kubera ubukene, arapfa. ibi ni inkuru y'ukuri yabayeho, ntabwo yishwe gusa no kurwara, wabonaga n'ubuzima bubi burimo.
umva rero, nk'umugabo nyine ukora muri minisiteri, ukora mu kigo runaka, abandi bagabo bakorana n'umugore sha databuko yapfuye, baza ku kiriyo. Baje ku kiriyo babana, umukuru w'umuhungu, abantu bicaye nk'uko bari ku kiriyo, aragenda ajya kwa sekuru. Urumva bien sûr bamuguriye amashuka mazima, bamugura costume, baramworosa n'isanduku. Umugabo nyine akarira, papa aragiye. Umugore ati yo databuko yari umuntu mwiza, yarazi kubana. Nuko noneho wa mwana w'imfura aragenda ajya kuzinga ya myenda ya indi sekuru yararagamo, bya biringiti niki. None urabona nyine abana bacu biga muri Green Hills, biga amashuri meza. No, ça c'est moche, laissez, ça c'est sale. Ubwo nisuri kumubwira ibyo bintagaza urabijyana hehe? Umwana ndeka ni ibya sogokuru, ndeka mbijyane. Abantu baraho urumva atese kubera iki? Ati ndagomba kubitwara kubera iki se? Birambye bireke byarase. Ugumva umubyeyi we marakurwa n'isoni, ariko ati ngomba kubitwara kuko ibi ngibi nibyo nzarazamo papa nasaza. Nuko bafata abapapa iyo bakuze wibahetse. Reka mbabwire, burya ntimuzishuke, niko Pawulo yavuze, ntimukishuke. Imana ninegurizwa izuru, icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Ntuzishuke. Muzi ko mwashatse amafaranga, twubatse amazu, igihe kizagera ugiye baza ngo ni Keve wanjye ungize gutya koko? Nawe nuko watumye abandi babyeyi bapfa bavuga. Cynthia wanjye nuko angize, ntabwo ari we, ni umusaruro w'uko wateye kumera abandi babyeyi. Ndabinginze kurwanya uruhande, mwige kubana n'abantu bose amahoro. Nibura wicara uvuga ati mu mutima Imana ireba abandi batareba. Ntacyo nishinja nakoreye muri mu kazi wanjye, ntacyo nishinja nakoreye mabukwe, ntacyo ntakoze. Bamwe abagabo muri anyu, bamwe muri mwebwe bajya gusura iwanyu babihishe. Ndavuga ibyo batubwiye, bajya kubasura babihishe. Amafaranga yagize amerwa akabona amafaranga ya mission ayo utazi, ayo niyashyira iwabo kuko nabimenya ruraka. Ndakubwira ibyo batubwiye, yo mubimenye ruraka. Kandi bo namwe muzirebe, baramubacu nta kibazo bafite mu rugo, baramubacu ba mama wanyu kuba iwacu si ikibazo. Uzasanga ingo mu Rwanda 80% ababyeyi b'abadamu iyo bashaje bajya kubana n'abakobwa babo, nta kibazo kiba kiri mu rugo. Ntimubizi se? Bajya kwa musaza wawe se, uzarebe kwa musaza we bari bajyayo, bazi wawe. Uzi impamvu kwa musaza batajyayo? Ikibazo ni umugore we. Uriya mugore we si yamwemera, wagira ngo we uri umugabo. Nawe ntabwo umugabo, mama wawe w'umugore wa papa w'umugabo wawe yaza, kubera ko nawe nuri umugore. Duhindure ku rwacu ruhande, ku rwacu ruhande, twige kubana n'abantu bose. Bagore bagenzi banjye rero ndasoje, ngiye ibintu 5 by'ingenzi abagabo mubakorera bakaba mu rugo batishimye. Icyambere ndagisubiramo, ni mwige kububaha, mububahe kandi mwe kwipimira ku bandi bagore, mwe kwipimira ku bafeministe, mwe kwipimira ku byo basomye, mwe kwipimira ku majyambere turimo, twipimire ku itorero nande na Yesu. Niko Pawulo yavuze, itorero ryakagombye kumva Yesu dute. Nabivuze, nubwo utaba ubyumva gerageza kubyubaha basi, muhinda ya bukuru nibura. Icya kabiri, witonde wagize amafaranga, nawe utangiye kugirayo winjiza, harya bigenda biti? Utangiye kwisengerera nawe urisohokana, ufite abajama nawe. Icya gatatu twakivuze, reka assumption, reka kwassuminga. Wibwira ngo umuntu hakagombye kuba bizi, hakagombye kuba bizi se ni Imana. Ikindi interpretation, wiha ubusobanura ibintu bitari byo. Ibintu byose mwebwe igisobanuro cy'ibintu bimwe n'ibimwe, amarangamutima nta kinkunda, hari undi wamutwaye umutima, byose sicyo bivuze ku mugabo. Oya, yenda abagabo bagira intege nke ku bagore, ni intege nke zabo, ariko mwifata umugabo nkaho wagira ngo nta mutima agira. Wabonye wese wagira ngo yararumbiye yaragiye. Oya. Icyanyuma mwakibutse, icya kane ni ikihe? Kugira ibanga ry'urugo, s'il vous plaît. Icyanyuma ni iki gituma mwanga mugakimbirana iteka naho mwashatse. Nimugerageze mugabanye ibyo, namwe mubibahe. Nkuko muhora dushinze abagabo, twararabyemeye twebwe. You are so weak in terms of communication, you are so very weak. Iyo mpamvu duhora tubikoraho, turabizi ko turifite intege nke kuri communication, sibyo?
twarabyemeye. Namwe mwemere ko mufite intege nke zo kubana naho mwashatse, kubw'ibyo